woroshye, urasa neza, urakomeye. Ikaze kuri Menya n'ibi kuri Tugendane TV show. Uyu munsi tugiye kubereka uburyo ushobora kwita ku musatsi wawe wari warananiranye cyangwa se ukomeye warakunaniye, ukakorohera ukawitaho ukaba mwiza kandi ukanoroha. Kugira ngo rero ukore iyi masike cyangwa gufasha umusatsi wawe kuba wakoroha, ukeneye ubuki, ukeneye umuneke, avoka hamwe n'umuhondo w'igi. Ndaje mbereke rero ukuntu bivanga kugira ngo ukore iyi masike. Tugiye kubanza umuneke. Nyuma y'umuneke turakurikizaho avoka. Tuba tugomba gushyiramo umuhondo w'igi, apana igi ryose uko ryakabaye. Birangije kubitunganya, tugiye gukurikiraho tugiye kublendinga biriya byose twavanga. Urabona ko kameze neza, umuntu yanakarya. Iyi rero n'indi masike nari narakoze, nari maranye iminsi narayibitse muri firigo, ikaba ikoze mu muceri n'igikakarubamba. Niyo rero ngiye kuvangamo iyi ngiyi tumaze gukora none. Aha ngaha harimo avoka hamwe n'amagi n'ubuki kugira ngo irusheho kugira ireme kandi ibe yakora neza ku musatsi wacu. Kuba harimo ibintu bibiri bitandukanye, harimo ya masike y'igikakarubamba n'umuceri ukwayo, hanyuma hakabamo n'iyi ngiyi ya avoka n'igi n'umuneke. Iyi ni masike nziza cyane cyangwa se iyo bakunze kwita vitamine. Ifasha umusatsi wawe kugira ireme, kugira igiti gikomeye, gutuma ukura neza, usa neza kandi woroshye. Ibintu byose nakoresheje hano bifite akamaro gakomeye ku musatsi. Harimo amavitamine, harimo kurwanya imvuvu, harimo gutuma umusatsi wawe woroha, harimo gutuma ugira igiti gikomeye. Hari abantu usanga bafite udusatsi tworoshye twararyamye ku mubiri, niyo badafirije ugasanga abantu umuntu wagira ngo afite uruhara. Iyi masike rero ituma umusatsi wawe ugira igiti, ukaba udakomeye byo gukomera ku buryo utawucishamo igisokozo, ariko uwureba ku jisho akabona urasa naho ukomeye nyine ufite igiti, kubera ko harimo igikakarubamba. Igikakarubamba burya gifasha kurwanya imvuvu, kigatuma umusatsi wawe ugaragara nk'utoshye cyangwa se uri moisturized, ufitemo moisture, woroshye, uhehereye, utoshye no gukura neza. Urabona rero ko imaze kuvanga neza. Igikurikiyeho ngiye kubereka uko uyikoresha nyine mu musatsi. Banza hano ku mitwe y'umusatsi kugira ngo ariho habanza koroha, kuko aha ngaha niho haba hanakomeye cyane kurusha ahandi. Hanyuma ukagenda ujya ku mizi, hanyuma no hagati ukageza cyane ku mutwe. Urabona ko wari ukomeye utangiye kugenda woroha.
siga imbere, kita kuri twa dusatsi two ku ruhande tuno tuba dukunze kuba twaracitse tutareshya n'iyindi. Iyi masike rero ituma iyo uyikoresheje kenshi ituma dukura natwo tukajya ku murongo tukareshya n'iyindi misatsi. Ubu nitwo tugiye kwitaho cyane, hanyuma ukita nanone ku mitwe y'imisatsi hano. Iki gice nicyo kiba gishaje cyane ku musatsi wawe, kuko hariya hasi ku mizi ho hahora ari hashya, kuko hahora hazamuka indi misatsi mishyashya, kugira ngo bitume umusatsi wawe ukura vuba. Nabona ukuntu umusatsi watangiye wari ukomeye, ariko uko ngenda nsigamo niko ugenda urushaho koroha. Shyiramo masike yawe, uhita utwikiraho ishashi cyangwa se ka kagofero bajyana muri dushe ugafite, hanyuma ugatwikiraho, ugafungamo ishashi ya plastique kumara iminota nka 30. Hanyuma nyuma y'iminota 30 ubwo masike iba imaze gukoramo hose, turajya kogamo. Turebe nyuma ya minota, ubwo tugiye kogamo, turebe umusatsi wacu ukuntu wabaye. Tuvuye koga, urabona umusatsi ukuntu umeze. Ngiye kureba rero ko twawutunganya ukarushaho gusa neza. Iyi ni oil nakoze ya karoti, iyi ngiyi ikoze muri karoti n'igikakarubamba. Nayo niba mushaka nazabereka ukuntu ikorwa, ikaba ifasha umusatsi koroha, ndetse kubera ko harimo igikakarubamba kandi na karoti burya nazo zifitiye akamaro umusatsi wacu. Bituma woroha, ugakura vuba, ukagira igiti, ugasa neza, ukaba muremure. Ubwo rero niyo ndimo gukoresha. Murabona ko woroshye rwose, utakimeze nka kwa kundi wari umeze mbere dutangira. Ufunga gutya kugira ngo utuma cyane. Kubera rero ko twari twawufunze kuriya, byatumye woroha. Murabona yuko woroshye pe. Iki gihe
sitayile yose wawukoramo byakunda, urabona ko woroshye utagifatanya nka mbere. ubu rero ndiho ndawufunga udutwisiti cyangwa se mu nyabubiri, kubera iki gihe ari igihe cy'ubukonje, ngibi bituma ugumamo umeze neza, na ya oyiro na bya bindi byose nashyizemo bikagumamo, bigatuma uhora utoshye igihe tuzajya kuwufungurira kugira ngo twongere kogamo, uzaba woroshye ukimeze neza. Ibi rero ubikoze rimwe mu kwezi nta kabuza umusatsi wawe wakura, kandi ugakura ufite ireme, ufite igiti ndetse woroshye.